umuyobozi wabo yapfuye mu isoni, badahinda kabo gahinduka vengeance. Japan mu 1701 isi yayoborwaga n'icyubahiro gicyaye kurusha inkota. Lord Asana agirirwa nabi, arasuzugurwa n'umuyobozi uri corrupt, agenda kurura inkota ye muri palace, icyaha kitababarijwe, ategeka kwiyahura. Ubutaka bwe burafatwa, abasamurayi be barirukanwa, abasirikare 47 bahinduka icibwa, nta muyobozi. Igihe kirekire baburiwe irengero, bagaragaza ko bacitse intege. Umunsi umwe muri winter, mu rukerera baragahuka, urubura ruto rw'umweru rumanuka ku myenda yabo, binjira mu rugo rw'umugabo wishe umuyobozi wabo. Inkota zisakuza mu nkuta mu cyubahiro cyinshi cy'umuriro, bica abarinzi bose bucece. Hanyuma babona uwo bashakaga yihishe inyuma y'urukuta, bavuga ko guhora ari isahani iribwa ikonje. Batwara umutwe yo kumva shebuja wabo, barapfukama, bashyira intwaro zabo hasi, ntibahunga, ntibihisha, baritanga. Bahitamo urupfu rw'icyubahiro aho kubaho mu isoni. 47 bose bapfiriye hamwe. Shogun anyeganyezwa n'ubudahemuka bwabo, loyalty yabo. Uku kwari ukwihorera kwa 47 Ronin.